Yeah. What's up, everyone? What's up? Ubu ngubu ndagarutse nanone ndabastressa mpaka na kabisa. Ubu ngubu none umuntu turi kumwe bamwita aka Loki Kirabiranya, ibintu byinshi bya best rapper nkamubonye the young president man. Urutwika ariko nuguhozaho man agomba gushya iteka ryose. Tani ngo ntago ari buduha kanya yasasa. Ndabatamo. Dutemo. Bro, message is big time man. Subiza ko ngufana se. Nanjye ndikundira yiko. 5. So ndashaka rero kukumvisha indirimbo yanjye none surasohoye kanya atari nziza ibana ndabisobanura ko atari nziza kandi ari fresh, ntabwo umbwire ko ari fresh ubundi ni abanyarwanda turebe iki bivamo. Numvisha ari nambi nakubwira ati sohora rwose dufashe. I know that. Akazi ko ni kano man. Indirimbo irarenze. Sawa? Indirimbo perfect. Man, indirimbo ni fresh. Abantu nyine basubije muri za mood n'ubundi bari. I know. Muri za mood za fresh. Cyonse cyo n'abantu badukurikiye, umusaza cyo namubwira agarukanya amavuta kabisa. Ago wangije igihe ujya kwiga umuziki. Musa, big up. Ubwo natwe icyo dushoboye tuzakibufasha, nawe dukomeze dufasha dusunikana twese. Abantu bakoze rero kubiga umugisha, ubwo n'abandi badukurikiye na hanyuma iyi ndirimbo muyumve. Umusaza yabihaye umugisha. Respect.